Ndabashuje bavandimwe muri hose, ndabifuriza amahoro n'amahirwe. Nkuko bisanzwe rero ngiye nkunda kuganira ku bintu bijyanye n'amagambo, kuko amagambo, ikintu bita ijambo, ni ikintu gikomeye cyane. Ururimi ngo ruca rugakiza. Ijambo hari ukuntu tujya tuvuga ikintu rimwe na rimwe utazi icyo risobanuye, utazi aho rikomoka, umuntu akabikoresha mu buryo ubu n'ubu. Niho bitumye ngiye nkunda kubitsimbararaho cyane. Ijambo na kare kandi ngo Imana ijya kurema ni ijambo yakoresheje, kuko yaravugaga ngo ibi ni bibe bikaba, iki n'iki n'ikibe kikaba. Ndetse abakirisitu bo kandi nanjye ndabyemera, tuvuga ko ngo Yezu yari ijambo, nuko yigira umuntu abana natwe. Ijambo ni ikintu gikomeye cyane, cyo gitumye burya kuvuga tuba dukwiriye kwitonda kugira ngo tumenye imvo n'imvano y'ibyo tuvuga n'icyo biri butuzane. Abanyarwanda baravuga ngo nyirakarimi kabi yatanze umurozi gupfa. Sinzi umuririmbyi waririmbye ngo akanyama karyoshye kandi kakarura, ubwo yavugaga ururimi. Abandi bakavuga ngo ururimi rurica rugakiza. Ni ibintu bikomeye cyane. Kuvuga ijambo rero, ari igihe uvuga ijambo utazi icyo risobanuye, rimwe na rimwe rikaba ryakugiraho n'ingaruka. Nicyo gitumye nkunze gutsimbarara ku ijambo, ngo ikintu mvuze kiravuga iki, kirakirwa gute, mbese igihe nkivuze mu buhe buryo. Aha rero ndivugira nganira ku ijambo rikunze gukoreshwa, maze igihe ndyumva cyane mu biganiro bitandukanye, ni ijambo ryitwa Babiloni. Babiloni ni ijambo ryakunzwe no gukoreshwa muri Bibiliya. Nyuma abarasta baza kuritsimbararaho cyane, biyama cyane abazungu, biza kujya mu ndirimbo, biraririmbwa, ariko n'abakirisitu bakunze kubivuga Babiloni. Mbese iryo jambo Babiloni, ngewe rero kubera ko maze iminsi numva bivugwa mu biganiro bihita kuri ku mbuga nkoranyambaga, cyane kuri YouTube ndetse no mu maradiyo amwe n'amwe, iryo jambo rero Babiloni nagira ngo ndigarukeho, noneho abantu basobanukirwe n'ujya kuvugana Babiloni, n'ujya kwita n'umuntu ngo uyu ni Babiloni, ujye umenya n'icyo Babiloni bisobanura n'inkomoko yabyo. Ahangaha muri kumwe na Cool News. Kugira ngo tubijye mu mizi, tubicukumbure neza, nagira ngo twibuke amateka y'umuvandimwe cyangwa y'umukurambere wacu witwa Nowa. Igihe Imana yari igiye guteza umwuzure ku isi kubera abantu bari barayigomeye, yabwiye umukurambere Nowa wari n'umukiranutsi ngo yubake inkuge. Umuntu yabigereranya ni nk'ubwato bunini cyane bwubakiye, bumeze nk'inzu, azahungishirizamo abazabishaka, ni ukuvuga abatigumuye ku Mana, kugira ngo bazarukuke uwo mwuzure. Amateka marayazi kubera ko tuyasanga mu byanditswe bitagatifu muri Bibiliya, ndagira ngo mu ntangiriro. Icyo gihe rero abumviye Nowa, igihe abandi bamukwenaga, igihe abandi bamusekaga ngo arimo arata igihe, bibereye mu bitabapfu byabo, ubusinzi, ubusambanyi, ubukobanyi, mbese ibitagasi byose, ibintu nk'ibyo tubona muri iyi minsi byose, bigaragaza abantu batemera Imana, bigaragaza abantu b'ibyigenge cyangwa b'ibyigomeke, b'abasinzi, b'abicanyi, b'abarozi. Mbese umuntu yabigereranya nk'isi y'uyu munsi, cyangwa se cya gihe cya Sodoma na Gomora, nabyo dusanga mu bitabo bitagatifu. Icyo gihe rero umusaza Nowa yubatse inkuge, yubaka ubwo bwato, noneho aza kubuhungishirizamo urubyaro rwe ndetse n'abakomokaga mu miryango yegeranye nawe, kuko nibwira ko abahungu be bari barashingiwe, abakobwa baturutse mu yindi miryango, cyangwa se abakobwa be bari barashingiye
barashingiye ku bagabo baturutse ku yindi miryango. Nibyo nibwira kubera ko Bibiliya bidusobanura neza, ariko kandi ni ibintu byumvikana. Abagiye mu nkuge ntabwo ari urubyaro rwa Nowa gusa. Twibuka ko yashyizemo n'amatungo amwe n'amwe, nuko umwuzure uraza, abantu barashira, abatinjiye mu nkuge barashira, ariko abandi baragenda barorokoka. Ndagira ngo barokokeye ku musozi wo bita Ararat mu gihugu cya Turikiya uyu munsi. Umwuzure urangiye, ubwo urumva imyaka yabaye myinshi, ntabwo ndi butinde kubera ko atari cyo nshaka gusobanura igihe byamaze n'igihe bitamaze. Ibyo ngibyo byo nshaka kuvuga, ariko nuko bageze aho ngaho, bandi barokotse nabo bakongera kwigumura bundi bushya. Ni kuvuga se ikibi cyangwa bimwe twita shitani, shitani yarabateye, nabo baza kwigumura ku Mana. Mbese ni nko gucanganyukirwa. Urumva abantu bari bakize iyo nkuge, bari bakize nako uwo mwuzure, bibuka aho bari baturutse n'ibiki byose, urumva basa n'abasaze, bigumura ku Mana yaje kubajugunya aho hantu kuri y'iwabo utagasi. Bagira aho ngaho rero, bigomeka ku Mana ngo baza kubaka umunara. Bagerageza kubaka umunara ngo kugira ngo mbese gusumba Imana cyangwa kugera ku Mana. Nta sinzi ubwo ngubwo abazi iby'ibitabo bitagatifu batusobanurira rimwe nko muri comments muri mutangiye, niba mufite akanya, niba hari abantu bakurikira iyobokamana, bakunda iyobokamana barimo mu iki kiganiro, ubwo badusobanurira ibyo ari byo. Cyakora ngo bashatse kwigumura no kugira ngo mbese bahimuze Imana cyangwa se bayigereho, nabo bubaka umunara. Bashatse kubaka umunara, ariko Imana noneho iza kuvumbura umugambi wabo, irabayobya, ibateramo kutumvikana. Umwe akajya avuga undi ntiyumve, umwe akavuga undi ntiyumve, ntibumvikana. Uwo munara rero bawise Bebel cyangwa Babel, umunara wa Babel. Ijambo rero Babel, uwo munara wa Babel niwe waje no kuvamo ijambo bita Babiloni. Babiloni rero bikaza kuvuga iki? Babiloni biraza kuvuga ijambo umuntu yavuga mu Cyongereza confusion, cyangwa mu Gifaransa confusion. Mbese nko gucanganyukirwa, umuntu ntiyumva ibyo ari byo. Iburyo hari iburyo hakaba ibumoso, hari ibumoso hakaba iburyo, hepfo hakaba haruguru. Wari umugabo ukabona abaye umugore mu maso yawe, wari gucanganyukirwa. Muri make ni nko gusara. Ibyo ngibyo rero akaba ari ryo ijambo Babiloni rikomoka kuri iyo myitwarire. Nongeye bisubiremo, Babiloni bikomoka ku myitwarire nk'iy'abasazi. Aho rero muri igihugu bise ubwami bise Babiloni bukomoka, bwakuye izina ndetse no muri ako karere kuri iyo myitwarire. Aho ngaho hubatse Babel, umunara wa Babel, niho haje gukomoka kiriya gihugu cyangwa buriya bwami bise Babiloni. Abantu bari batuyemo rero ntabwo bemeraga Imana, kubera ko abari bahatuye nyine n'abakomoka kuri babandi, abari bahatuye n'abakomoka kuri babandi bigumuye ku Mana. Ni kuvuga ibyo biberagamo ni ibintu byose, ni ibintu birwanya Imana, bidahuye no gushaka kw'Imana. Aho i Babiloni biberaga mu businzi, biberaga mu busambanyi, biberaga mu bwicanyi, biberaga mu kuramya ibigirwamana, biberaga mbese mu kunywana amaraso, gusenga inzoka, ibintu byose Uwiteka yanga.
noneho ahantu hakitwa Babiloni. Ndagira ngo niba mwibuka amakuru dusanga inyigisho usanga muri Bibiliya igihe cya Daniyeli, ba Shedraki, Meshaki na Abednego. Ndagira ngo muribuka Daniyeli bamujugunya mu rwobo rw'intare kubera bari banze mbese kumvira Imana yaba Babiloni. Ndagira ngo basoma Bibiliya cyangwa se mwabaza pasiteri muti mbese nibite cyangwa mukabumbura Bibiliya mu kwisomera ibyaberaga i Babiloni. Byari ibintu bitangaje, ibintu birengeje ukwemera, ibintu Imana yangaga cyane. Noneho rero iyo myitwarire y'abantu b'i Babiloni b'icyo gihe niho ndagira ngo iryo jambo Babiloni turisanga hari no mu Babiloni iraguye. Ndagira ngo tujya tubisanga mu gitabo cy'ibyahishuwe. Nanone ntabwo ari ijambo rishyashya, ni ijambo ryagiye rikoreshwa rigaragaza abantu bafite imyitwarire itemera Imana, imyitwarire yigomeka ku Mana, imyitwarire y'ubunyamaswa birangwa n'ubwomanzi, birangwa mbese ibintu bidasanzwe, ubusambanyi, gukora ibyo umuntu ashatse byose, mbese kumva ko ibintu byose ufitiye uburenganzira. Umugabo akagira cyo kurira undi mugabo, umugore akagira cyo agasimbukira ku wundi mugore akareka sinakubwira, ushatse kunywa amaraso y'umuntu akayanywa, ushatse gukoresha mbese ibintu nk'iby'inyamaswa mu ishyamba zikora. I Babiloni niko biberagaho, nk'uko inyamaswa mu ishyamba zibaho niko ni Babiloni biberagaho. Urumva ni ibintu bikomeye cyane. Umurastamani we rero yaje gufata rya jambo Babiloni kubera burya abarastana. Nagira ngo mbibutse ko nubwo mu bihugu byacu muri Afurika cyane cyane hari abantu kubera imyitwarire yabo kuba bafite imisatsi iyo bita dreadlocks, imisatsi zingazinze, cyangwa se kuba yatumura agatabi ku mugongo w'ingona, urumogi niko kera bakitaga ngo agatabi ko ku mugongo w'ingona. Noneho akavuga ko ari umurasta cyane cyane ko yemera Haile Selassie nk'umwami w'abami, nk'umwami wagarutse, ari nka Yezu wagarutse, ari Yezu wagarutse. Hari ababyemera gutyo. Noneho bigatuma abo bantu mubona impande zanyu, aha ndavuga muri Afurika, ndavuga mu Rwanda, ndavuga i Burundi, ubwo mbese nibereye iwacu abo dusangiye ururimi. Ndi Burundi, ndi mu Rwanda, ndi hariya muri Kivu, ndi hariya haruguru hagana za Kabare mu Buganda, mbese ubwo ndi iwacu, mbese hariya aho tuvuga Ikinyarwanda. Ubwo nimwe twiganirira. Hari abantu mujya mubona mwita ngo ni abarasta. Abo barasta rero bo bagaragaza ko bitandukanije na ya mico y'i Babiloni, ariko babikomora cyane cyane ku Bajamaikani bariya batwawe bucakara. Bariya batwawe bucakara nibo iyo uvuze Babiloni bumva ko Babiloni ari umuzungu, ari system y'abazungu, kubera ko abazungu ari bo babagurishije, babatwaye ari imbohe, bajya kubagira abacakara, babagejejeyo ndetse barakomeza no kubasuzugura kugeza n'ubu ngubu bakaba baba mu bukene batewe na system y'abazungu. Ariko cyane cyane iyo system yakoreshaga ndetse na Bibiliya, yakoreshaga Yezu Kristo, izina Yezu Kristo igakoresha. Mbese niyo gitumye niyo bumvishije nk'umuntu w'umukirisitu abahungu bahariya mbese kuba cyane cyane ibingi by'Vatikani babyita Babiloni. Wavuga ibintu by'i Burayi bakabita Babiloni. Wavuga ibintu wabona umuntu wambaye bene kakajipo karenze kagaragaza ukuri kwe kose
kamwita ibintu bijyanye n'ubumaraya Babylon, ibintu bijyanye n'ubusambanyi Babylon, ibintu bijyanye na system ibihugu byinshi bikoresha ubu ngubu cyane cyane intambara z'urudaca ubutoranye ibiki byose Babylon ibyo byose ngo ni Babylon, mbese ikibi cyose ni Babylon. Iyo tuvuga rero Babylon cyangwa iyo abantu bavuga Babylon mu biganiro, nubwo nabonye n'abo bantu bo muri za Jamaica abo bari abacakara bakomoka ku miryango y'abari baratwaye ubunyago, nubwo bavuga Babylon ariko nabo birebye muri iki gihe imibereho yabo nayo ni imibereho ya Babylon. Kubera iki? Ako gafaranga gakomoka i Babylon baragakeneye, ni ukuvuga ngo ako kayoga n'ibiki byose barakanywa benshi, nuko ngo Babylon yakwiriye isi yose. Babylon yakwiriye isi yose, nubwo ku ruhande rumwe tuvuga ngo Babylon yarasenyutse cyangwa izasenyuka, ariko ku rundi ruhande rumwe ubona yiyubaka ahubwo cyane kurushaho. Ibyo tubona uyu munsi ni Babylon, ariko si ukuvuga ngo niba bikorwa n'abantu benshi ngo ni ukuri. Ni ukuvuga ngo turi muri iyo system ya Babylon, ariko siko kuri. Si ukuvuga ngo ibintu bikorwa n'abantu benshi ngo niko kuri, kuko ibiro by'abantu benshi biberaho muri iyi minsi mu buryo bwa Babylon. Ubusambanyi bureze ku isi yose, mu bihugu byose, mu migi yose, inzoga ziranywebwa ahantu hose, ahubwo utanyoye inzoga ngira ngo bamwita ikigwari. Ibyo byose rero nibyo bikora Babylon. Kubera icyo ari byo bikora Babylon, nuko ariho Babylon ivana imbaraga nyine. Babylon ivana imbaraga muri ibyo bintu. Inzoga ziragurishwa, abagurisha inzoga batanga imisoro, abasinzi basara bagakora ibyaha bakajyanwa muri za gereza. System mbese igakomeza, ni ukuvuga ngo Babylon system. Babylon system ni system ikujyana mu byaha kugira ngo icyaha gihabwe icyicaro, noneho kizahabwa icyicaro system nayo ibeho, kuko abantu batakoze ibyaha system yarimbuka. Abantu batagiye mu byaha, nta mpamvu yuko Babylon ishingiye ku byaha, iyo Babylon yarimbuka. Ni ukuvuga ngo abantu ku rundi ruhande bitwaye neza, hari ibintu bitakongera kubaho. Noneho ibintu bitangiye kubaho, system ikarimbuka. Ni ukuvuga abantu bize kutanywa inzoga, ni urugero nguhaye, ubu bari bwafunga, ubu bari bufunze. Urumva system y'ibihugu yarimbuka, kubera ko hari inganda zikora inzoga, hari abazicuruza, bose bagenda batanga imisoro kuri ibyo byose, n'abantu bakanywa inzoga, inganda zikaba nyinshi, ibyaha nabyo bikaba byinshi, kuko umuntu wanyoye inzoga n'ibiki byose arasinda akakora ibitabapfu. System ubwicanyi, abantu barekeyeho kwicana bakabana neza kivandimwe, system yasenyuka. Kubera iki? Kubera ko inganda zikora imbunda, imirwano hirya no hino, ibihugu bitera ibindi kubera impamvu izi n'izi, ibyo byose byahagarara. Ni ukuvuga ngo nagira ngo twumvikane ku ijambo Babylon icyo ari cyo. Turibuka nk'ari uriya umuyobozi, umuperezida wa Burkina Faso, kera bayitaga Haute Volta, witwa Thomas Sankara yumvaga ko ibintu tuvana i Burayi byose turamutse tubihagaritse wenda twagira ubukungu, ariko kubera ko imbaraga zacu zijya kubaka i Burayi nyine zigiye kubaka system, noneho yasi ibyo tubakishije donc ibivuye iwacu bikajya iwabo bikagaruka iwacu biduhenda. Noneho we yumvaga ko iyo system nyine ari system yo kunyunyuza imitsi y'Abanyafrika, bikaba Babylon. Urumva Babylon ni ikintu kirekire cyane,
ku buryo no kugisenya kiretse nehaza umwuzure wenda nanone nka wa wundi wa Nowa, bikongera ibintu bikongera bigasubira iburyo. Naho ubundi Babylon yashinze imizi kubera ko batwigisha abantu biga kubaho mu buryo ubu n'ubu kurusha ko umuntu abaho uko Imana ibimubwira, uburyo bworoshye, uburyo bwo kwicisha bugufi, mbese kubaho biciye bugufi. Ariko Babylon yitwigisha kubaho kurengeje abandi, kugira ngo noneho Babylon izashyireho cya kintu kimeze nko gusiganwa ubaye wa mbere niwe uzagira gusiganwa. Iryo siganwa rero niryo rituma iyo abantu basiganwa bagira ngo bafate ikintu, batanguranwa ikintu kiniki, baravundaguranwa. Iyo ngiyo ni Babylon. Ndagira ngo byumvikane neza kugira ngo n'umuntu navuga Babylon ajya yumva n'icyo ari cyo n'icyo avuga, amenye nuko yayirwanya. Navuga ati giye ibintu bya Babylon mbivuyemo, abivemo mu mutima we, mu buryo bwe, mu buzima bwe bwa buri munsi, ave muri system ya Babylon, ayivemo kandi atavundagura, kandi ntawe ahemukiye, ntawe yangirije, ariko ayivemo. Iryo siganwa arivemo, ave muri Babylon, kuko nta kuntu bavuga ngo uvuye muri Babylon kandi nawe iryo siganwa ukiririmo. Usiganwa kugira ngo nawe uhigane. Babylon izana mbese ifite system nk'iya gufata impande zose zishoboka zose, kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe yibagirwa. Babylon. Tugarutse rero ku ijambo nyamukuru twatangiriyeho, ijambo ryitwa Babel cyangwa confusion cyangwa confusion mu Gifaransa ngira ngo, cyangwa se umuntu yabyita gucanganyukirwa mu rurimi rwacu rw'Ikinyarwanda. Iryo canganyukirwa hari ukutamenya ukuri, ntumenya ukuri n'ukutari ukuri, ntumenya ikibi n'ikiza, ntumenya, mbese kugira ngo ubyumve neza. Sinzi niba hari abantu bajya batembera mu bihugu bya kure nko muri za Thailand. Muri za Thailand ubwo niho ntanze urugero, ushobora kugenda ukajya mu rubyiniro ukareba ukabona akana k'agakobwa keza cyane k'agakumi, ni urugero ntanze gutya, ubuti ngwino dutahane, ndavuga bene babandi bakunda bagira ubushyuhe mu mubiri, mugatahana utahanye n'umukobwa. Wagera mu rugo, wagera mu buriri ugasanga uryamanye n'umugabo. Ibyo ni confusion, kuko ntushobora gutandukanya umugore n'umugabo. Kubera iki? Kubera ko bitwara kimwe. Babylon yatumye abantu bitwara kimwe, abagore n'abagabo nta rutandukanirizo. Umugabo agira ati yari umugabo, ubugabo bwe akabufata akabujugunya, ati jyewe ndi umugore. Umugore nawe akavuga ati jyewe ndumva nshaka kuba umugabo, ngiye gushaka umugore. Akajya gushaka umugore, uko akajya yitwara kigabo, ndetse akagenda agafata akajya harya kwiteza ubwanwa, kwitezaho ubwanwa, kugira ngo mbese ajye agaragara nk'umugabo, kandi nyamara confusion, gucanganukisha abantu, mbese ukihisha mu bantu, abantu ntibamenye n'uwo uriwe, ntibamenye n'icyo uri cyo. Ngiye no kugaruka ku kintu muri bumva ari umuntu akagira cyakabana umusaza w'imyaka sinzi, akiyogoshesha, akisiga amavuta, agasiga twatuntu ku munwa, kandi yari umusaza w'imyaka 100, ariko yagira atya akajya hariya ukabona ni umusore, kubera yari yogoshesheje ubwanwa, cyangwa se niba nabufite yabuteyemo kanta, imisatsi niba atayivanyeho yayiteyeho mu kanta, nawe bakajya abantu bakamwibeshyaho ngo kanaka ni umusore kandi ari umusaza w'imyaka. Ni ukuvuga ngo confusion,
kugira gucanganyukisha abantu ntibamenye. Iyo niyo system ya Babylon, kandi niyo system yeze ubu ngubu. Kubera ko mvuga ikinyarwanda, ndi umunyarwanda, n'iwacu mu Rwanda nabonye ibyo bintu bihabaho. Nabonye hari abagabo basigaye bambara amajipo, nabonye hari abagabo basigaye bashaka abandi bagabo ngo ni abagore. Umugabo akumva ngo no kwivugisha utujwi nk'utw'abagore kandi nyamara atari byo yavukanye. Confusion. Ibyo byose rero niyo Babylon. Ibyo nibyo Babylon, nibyo Rastaman we yita Babylon. Ibyo nibyo byaberaga hariya muri Sodoma na Gomora. Ibyo nibyo byaberaga hari igihe bubaka wa munara wa Babel. Nibyo byaberaga i Babylon. Urumva hakazamo ndetse nibyo ibingi byo gufata imbwa ukayikundisha ukajyiza mu gituza uyisomagura urukundo wagombaga guha umwana wabyaye ukaruhereza imbwa. Ndagira ngo bituma umwana agira ishyari ati niba ntari mu gituza cya mama bakagira imbwa niri mu gituza cya mama kandi ari jye nagombye kuba ndimo. Urumva niyo yicaye ku biro bya mama kandi ari jye nagombye kuba nicayeho. Umwana agasanga nta gaciro arengeje imbwa. We n'imbwa, imbwa iricara ku ntebe n'umwana akicara ku no. Babel, confusion. Sodoma na Gomora, Babylon rero ni urwo ruvangitirane rwose. Twagiye mu bintu by'amafaranga, by'ubukungu, twagiye mu bintu by'ubwiza ibiva ku mubiri, twagiye mu bintu bijyanye n'inkundo, ibintu bijyanye ngo ni uburenganzira bwanjye, nditwara uko nshaka, ni uburenganzira bwanjye. Ikintu kijyanye n'uburenganzira butagira iherezo, butagira aho umuntu avuga ati ahangaha ntabwo ari igiye gufata ibyemezo, ni Imana iri gufata ibyemezo. Kudaha agaciro Imana, wowe ukakiha wenyine ngo ni ngewe n'umubiri wanjye ndawukoresha ibyo nshatse byose. Nabonye hari n'abasigaye bashushanya ibintu ku mibiri yabo, ugasanga yashushanyijeho ibi n'ibi ngo icyari umubiri ukagira ngo wenda ni ikibaho arimo yigiraho. Icyari umubiri Imana yiremeye ubushake bwa wamureba, aho kugira ngo uzarebe umuntu Imana yaremye, ahubwo ukareba ibyo wa muntu we yishushanyijeho, nuko akaba ari byo bihabwa agaciro kurusha sayingine kurusha n'umuntu ubifite. Nukuvuga ngo ibyo ni nko kubwira Imana, Mana uyu mubiri wampaye si uwawe ni uwanjye, ndawukoresha icyo nshatse cyose. Confusion ni ibintu Babylon, confusion. Ibyo byose rero nibyo Babylon mujya mwumva abarasta bavuga. Nacyo gitumye na system cyane cyane abazungu ntabwo babikunda cyane, ntabwo bakunda kumva ko umuntu yabirwanya. Iyo birwanije imyitwarire nk'iyo ngiyo uba barwanyije, ni ukuvuga uba winjiye ugiye mu gusenya Babylon, ubu umwanzi waho. Nicyo gitumye wumvishije abantu benshi bagiye babirwanya, bagiye bicwa. Abarasta benshi bagiye bicwa kubera kurwanya ibyo ngibyo. Ikibabaje rero ni iki? Nuko ya Babylon kubera ikintu cy'ifaranga, kubera ubuzima nyine yari yabinjiranye n'abarasta, nabo ugasanga barabivuga bigahama ku rurimi, ariko mu bikorwa ugasanga nabo Babylon. Noneho kubera Babylon ifite ingufu cyane, kubera ko Babylon ni ibya Lucifer, ikomoka kuri Lucifer, cyangwa cyo bita shitani. Ubundi shitani bivuga opoza, ukwigumuye nk'umuntu wigumuye, burya kwigumuye burya babaye shitani yawe. Umuntu akwigumuyeho babaye shitani yawe. Mwari kumwe muri umwe yarangiza akakwigumura avuga babaye shitani yawe. Ijambo shitani bivuga opoza, umuntu wigumuye. Ni ukuvuga ngo kwigumura bituma system uyigumuyeho kugira ngo ugaruke mu nzira z'Imana, system irakurwanya. Nicyo gitumye
abantu benshi bagwa muri uwo mutego, ibishuko, system ishukisha abantu. Rimwe na rimwe rero hari n'ababikurikira batabizi, ukagwa mu mutego utabizi, ukazajya ukibona urimo urakorera system utabizi, ukazajya ukabona wabaye Babylone, nyamara wowe uvuga ngo nge ndi umurasi ukomeye cyane, ariko wabaye Babylone. Urumva ibyo nabyo kubera ko shitani yo ifite uburyo bwinshi ikora kugira ngo iyobye abantu. Tukivuga rero iby'iryo canganyukirwa, iby'iyo system, ubu ngubu noneho hari ubundi buryo bworoshye kuri bijyanye na ikintu bita tekinoloji, ikoranabuhanga. Kujya mu nzira ugahura n'umusore mwiza cyane, ugahura n'umukobwa mwiza cyane, ukaba wasuhuza, ukaba wahobera, ukaba watumira iwawe mu rugo, nyamara wa muntu ni iki? Ni imashini. Uyikoresha ari hehe? Ari mu birometero magana angahe, ibirometero ibihumbi bingahe. Ni ukuvuga ngo ya mashini yaguturikana, cyangwa se ikaba yanaguturitsa yonyine, yagutwika, cyangwa se mukaba mwashyana nayo, n'ibiki byose ntabwo uzi. Huye n'ikintu mu nzira, ikintu kugira ngo ni umuntu ujyanye iwawe, mbese ni nko guhura n'imbwa yambaye ipataro n'ishati n'inkweto, imbwa urumva ukajyana ngo ujyanye n'umuntu kandi ujyanye n'igisimba. Ni ukuvuga ngo ibyo ni Babylone. Tekinoloji urumva iratujyana muri system ya Babylone. Kugira ngo wumve Babylone icyo ari cyo ni confusion, mbese ntuzasobanukirwa na rimwe. Ubu ngubu urajya kumvuka mu biganiro kuri televiziyo nako kuri YouTube gutya, ukagira ngo ni ukuri, kandi bakoresheje bya bindi bita ngo ni ubwenge buhimbana. Confusion. Ubu ngubu amakuru ntuzi, amakuru y'ukuri ntuzi, n'amakuru y'ibinyoma. Ibyo ngibyo nyine ni Babylone. Kugira ngo usobanukirwe neza Babylone icyo ari cyo, ni ibyo canganyukisha ry'abantu kugira ngo ntumenye ukuri n'ikinyoma. Mu magambo yoroshye yumvikana, ntuzamenya ukuri n'ikinyoma. Kugira ngo uzave muri Babylone, kugira ngo uzamenye ukuri n'ikinyoma, abantu basenga Imana nibo bonyine. Nabwo si gusenga Imana gutya gusa. Ngewe nongere mbivuye, gusenga Imana kuko amarembo ashobora kugera ku Mana. Hari n'uwarenga urugo akagera ku Mana, hari n'uwacukura umwobo akazahinguka imbere y'Imana. Ariko kugira ngo winjire Imana, irembo nirimo. Ntabwo andi mu mvuga ngewe nkanjye ku giti cyanjye mbashute wese kugira ngo ubane n'Imana ni gute. Ni ukwiyambaza Yesu Kristo, kuko niwe jambo, nka kwa kuri twabivuze mbere ngo yari jambo yigira umuntu. Niyambaza Imana mu izina rya Yesu Kristo, kugira ngo wenda numve ko nibura ndi mu nzira y'ukuri. Naho ubundi ndakubwiza ukuri, Babylone. Ibintu byose Babylone, ibiryo urya Babylone, inzoga unywa Babylone, imyambaro wambara Babylone, ibintu byose Babylone. Kubera iki? Kubera ko isi yagabiwe nde? Ngo yagabiwe Lucifer mu gihe bunaka. Cyane ko abantu bashaka kubaho nk'abandi. Urajya kuri internet ukareba umuntu mwiza ukavuga ndashaka kuba nkawe, nyamara wa muntu urebye ushaka kuba nkawe ntabwo ari umuntu. I Burayi cyangwa se muri za Amerika, cyangwa se muri aho ibyo bintu byatangiriye muri za Aziya, abantu benshi bagiye bibagisha kugira ngo base n'umuntu babonye kuri internet,
ukavuga uwo muntu nabonye kuri internet nyamara ni umuntu utabaho, ni umuntu bashushanije uko babishaka nawe ugiye gusa nawe. Abantu benshi bagiye babikora, noneho yarangiza agasanga yaribeshye, yajya kwibagisha wenda agasa nawe uko atashakaga gusa, yarangiza akagenda akiyahura. Benshi bagiye biyahura kubera ko ibyo yashakaga kugeraho uko yashakaga gusa si kwasa, akagenda akiyahura. Ubu numvishe ngo abantu basigaye bagenda hejuru y'amazu hariya bakiyahura kubera impamvu ntasobanutse, zidasobanutse, kubera Babylon. Nabuze amafaranga yo kugura imodoka, Babylon. Nabuze amafaranga yo kujya mu rumwero, ubukene bwanyishe, Babylon. Yagiye kwinaga mu kagozi, ibi ni ibyo byose ni Babylon. Nicyo gitumye tuvuga ngo Babylon system is vampire. Nukuvuga iki? Iyo ubabaye, iyo woroga, iyo icyo gihe iyo wiyahura, Babylon nyine iba yatsinze. Iyo udasinziriye, Babylon iba yatsinze. Iyo wasaze mwibarabara hariya, Babylon iba yatsinze. Nukuvuga muri make Babylon niyo shitani. Ni Babylon ni shitani nkuko babyita nyine Lucifer. Icyo gihe rero ni uguhitamo ugakurikira ibyo bakwereka byose kuri televiziyo, ibyo bakwereka kuri internet, ibyo usoma mu bitabo, ibyo muri amafilme ya Hollywood. Biriya byose hari n'igihe bagushushanyiriza ibintu by'inzozi, ibintu bitabaho, ukagira ngo ni ukuri, ugashaka gusa nabyo, ushaka gusa n'ibintu bitabaho. Babylon, confusion, icanganyukirwa. Urumva, baho uko Imana ibishaka, usaba Imana ikubwirire muri roho yawe uburyo bworoshye bwo kubaho, kugira ngo Babylon itagushyiraho ikiganza. Nongere mbaririmbire. Babylon system is vampire. Ubu ni Bob Marley. Mugira amahoro, mwari kumwe na Cool News. Naho